muri Bibiliya nta hano nahabwe nayi numva bavuga ngo ubutumwa buhoraho ngo muzana amaturo muze tukira amaturo muzana amaturo muzana. No way. Uzi ibintu hano ibintu byose byanditsemo kuzana amafaranga ni borderos. Ama ni iriye jambo risanzwe wumva wasangiza umuntu wese udukurikiye byamufasha mu bihe byose yaba arimo ibyo umuswa Imana yaduhaye umutwe wo gutekereza. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Yes, muraoneza umeze gute? Ama-G The Black Official kuri Kigali News Channel. Ngira ngo twababwiye ko ibiganiro akagaruka twagarutse mu bundi buryo. Meze neza. Imvura iragwa. Imvura iragwa kabisa. Iragwa kabisa nta kibazo. Abahinzi turishimye turanezerewe. Yes. Amen. Yego. Ama twagarutse nanone hari mu minsi ishize tutari kugaragara habaye ibintu byinshi koko bigendanye n'iki. Urumva uyu munsi abakoresha imbuga nkoranyambaga hari umuvugabutumwa okay sunsanza n'umufasha we yego abenshi bibazaga ngo byagenze gute kugira ngo tujye ku rwego twisanga ahantu. Reka nkubwize ukuri se twivuganiye cyane mu gihe mbonye ko abantu bari kubyiganira mu bintu bigendanye n'inkira ibintu by'Imana bavuga ni ibiki. Hari abantu bavuga ngo ijambo twanzike rero naravuze ngo ngomba gusoma ibyo bintu aba bantu kuko nabonye ari amatiku barimo gusa. Si ikibazo cy'amatiku uri kumva abantu urumva abantu benshi bari kwibaza byagenze gute kugira ngo abantu tuzi nk'abakozi b'Imana bakora ikima nanjye ubu noneho turi ngiye gukorera Imana ibyo ngibyo tubyumvikaneho bigira amategeko yabyo n'amabwiriza. Nta muntu ninde wandemye se ninde wa amabwiriza y'ibiki barabisengerwa bakabisigirwa sawa. Bibiliya noneho bayihakana. Reka tubanze dusome muri Bibiliya. Nje narangije gusoma buse ko iyi Bibiliya nago yabaye uruhumbu. Nago ubona ko yatoye uruhumbu. Nago yakoreshwaga kubera iki? Reka twanzike rero. Reka turebe. Biranditse rega no ku bantu badashaka kubyumva. Urumva? Okay, ngaho dusomera. Abahugurira reka turebe ijambo nari ngiye kubasomera ni abahungira guhindukirira Uwiteka ngo abahungira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Ninge wanditse uwo murongo. Shatse kuvuga kubera cyari wadutegura mwagandukiye Uwiteka mukamuhungiramo. Umuhungiyeho nibyo ndimo. Uri guhunga iki? Abantu nyine bari kutubeshya nose ntago uri kubibona. Nje Bibiliya nagiye nsoma mu tuntu. Ese bari kubabeshya cyangwa ahubwo abakristo b'iyi minsi baraguye ku buryo babona abapasiteri nk'abakozi b'ibintu bakora ibyaha. Ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe ku ngoma ya ariko bano bafite amazina akomeye. Ese ama muri rusange hano harimo ibintu binini mu gitabo kingana gutya ntago ufite ubwenge waburamo ibintu usoma kandi bishoboka. N'abayisilamu basoma Bibiliya nawe se ndi umuki nanjye ndi umuyisilamu. no kuvuga ngo ni rusange gusoma se ntago ari ibintu
n'umuyuva yayisoma n'iki. Ahubwo ikibazo ni uko wenda umuntu utazi icyara batasoma Korani. Ariko hari na Korani zaje zo mu Kinyarwanda. Kubera iki rero wahisemo uyu munsi ko kwifashisha Bibiliya cyane? Nuko abarokore bari kuza bakora ibintu utamenya ngo bazi ijambo nanjye ndarifite ngo wajya uruhakana. Ngo dusomere. Reka nkomeze ndebe. Okay. Bazabona ishyano muri Yesaya 4:5. Bazabona ishyano abita ikibi cyiza. Ibi bintu kubisoma ni ukuvuga ngo ni ukubanza ukabyigaho. Dusomera uwo murongo wa rutugu. Icyiza ni icyiza icyiza ni icyiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo. Umwijima buretse tugezaho umwijima bawugira gute? Bawushyira mu cyimbo kandi hari tugezaho ngaho. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo gute? Kandi hari n'umucyo. Kuki uhinduranya si mucyo ukawujyana mu mwijima? Cyangwa bari gushaka kureba ko ikindi kintu byabya. Nibyo biri rero gukora muri ibi bintu by'abantu ngo sija ndi kuvuga ijambo rye ry'Imana. Ubu ndi umukozi wi. Oya ntabwo iby'umukozi w'Imana byo bigira izindi nzira bicamo. Iyi niyo yanjye. Ndi umuntu w'Imana. Ndi kuvuga ijambo ry'Imana ndabakomereza. Reka nkwereke noneho mfomboze ndebe n'ahandi kandi noneho ukuntu biba birenze. Ntabwo turi gukina n'igitabo cyane ko bagikinisha batajya banasoma ngo babwirize babwira abantu ibyanditswe, ahubwo bajya mu matiku y'ubuzima busanzwe bibareba ibintu bitafitiye abantu akamaro. Abami 2 Abami 10. Aramusubiza ati reka tumwumve wamushubije. Reka nongere ndabona hano bikomeye. Okay. Nuko Satani ahera ko aha ni muri Yobu. Satani atera Yobu ibishyute sinzi ukuntu babisoma. Ibishyute sinzi nimba ari ibishyute kuko ntago ibishyute yanga kubyinubira. Yobu yanze kwinubira ibishyute. Nuko Satani atera ibishyute Yobu. Aravuga ati ahubwo unkoreye umuti. Ese kukoze mu maso ibishyute uzari ibiki? Kugutera ibintu urumva ko nibishyute no gutongera se. Oya rero ese iyo muravuze ngo yamuteye ubusa. Oya ni ibishyute man, hano ni ibishyute. Ava imbere y'Uwiteka. Satani atera Yobu kuko urumva ko Yesu nako Yobu yatewe ibintu na Satani, kandi Satani tuzi ko atera ibintu bibi cyane. None se ubwo ibishyute. Nuko Satani aherako arasohoka ava imbere y'Uwiteka. Nibyo biri kuba.
ava imbere. None se Satani yakomeza gukorana na bariya abantu bari bashaka ateza Yobu ibicute bibi bihera mu bworo bw'ibirenge. Ndabafite hano sha byahereye munsi Yahereye mu birenge. bisya bitanzitse bigeza mu gitwariro. Ubwo ni ku mutwe. Ubwo ni nko mu mutwe. Nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha maze yicara mu ivu. Ama Ibi bintu aba bapasiteri ibi bintu byaranditswe barabizi. ibikibazo. Nuse ntago bari kubabwira Satani ukuntu abatera ibintu ntazi. Biranditse ibi bintu ni ibintu byanditse. Ama wowe uratekereza noneho ni gute nyine twisanze aho hantu? Noneho tuzabona umukozi w'Imana nawe ajya muri bamufunga. Oya gufungwa ko ntago ari umukozi w'Imana wenyine gusa ufungwa. Akumva ama twari tubaze nk'abantu bari innocent bahagarariye Imana ku isi. Ariko abantu batangire basome Bibiliya cyane. Dufomboze rimwe. Nasezeranye n'amaso yanjye. None se nabasha nte kwifuza umukobwa? Aho ngaho ni muri Yobu 30 ibi bintu birumvikana mahane. Ngaho mbwira nawe ntago ari ugufomboza. Ubundi twagasomye Bibiliya tugasoma ibitabo nk'amadictionnaire Korani yo nyine abayisilamu bakayisoma. Abapasiteri kubabona gute ho? Reka mfomboze. Zaburi. Urumva? Niwe kubisa abana b'imfura. Ubwo ngubwo ni 135 136. Niwe kubise abana b'imfura bo muri Egiputa arabica. Abantu n'amatungo yohereza ibimenyetso n'ibitangaza hagati yawe hagati yawe Egiputa kuri Farawo no kubagaragu be. Si ibintu mfomboje. Ibi ngibi nta kintu uri kumvamo cyane. Ni ukuvuga ngo aba bapasiteri bari gufata abaturage cyangwa se abantu bakabica mu mutwe bagendereye gushaka amaramuko. Ibyo ndabikubwiye nuko uzwo baba bari gukorera Imana. Nanjye ndi kuyikorera noneho. Nimero yanjye ni 0788445519. None se ubwo nkoreye Imana? Ubwo niko gukorera Imana. Hari ugitanga momo se mu rusengero. Ibyo ndi kubabwira nuko ijambo ry'Imana ndaryemera sindihakana, ariko hari igihe umuntu arikoresha nabi. Ama mu minsi ishize hari uwo twabonye bavuga ngo yafashe urusengero akabari rogi byose bishyira mu nzima. Abantu bamwe bamutera amabuye. Ibyo bintu ubundi hari ikintu bitwaye. Ibyo nibe mureba nuze hano ntago byanditse, ntago abantu babizi. Biranditse reka nshake nk'ahantu namusomera. Uwo nyine wakoze ibyo. Wakoze ibiki? Abami. Reka tujye mu bami. Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru.
si ingabo zo mu ijuru se yarazimweretse arazibona muri iyo minsi umwami ari kumenya ariko Bibiliya nayo ifitemo amagambo akomeye iminsi umwami Siriya umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abayisiraheli maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati ibintu ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye singibi se Abami 5 kugera kuri 6 ibunaka rero aho ni he ibunaka somewhere pembeni rero ibintu byatumye mfata umwanya wo kuvuga ngo reka nanjye nsome Bibiliya ariko numve ubundi bimeze bite nkabona abantu bari guserera nkabona ibintu uwote wamabuye ngo yafashe urusengero ruhuza n'akabaro ruhuza na rogi mukuri bari bakwiye kumutera amabuye sakazi nakazi ari mu murimo w'Imana ari no mu kandi kazi none se uwo murimo w'Imana awukorera muri iyo rogi ashwe muri ako kabari se biratandukanye none se ako kabari bakamenye gute kandi batajya nk'aho bamenye ibyo mu murimo w'Imana mu rusengero bagiye gukurikirana iby'akabari birakwiye yego ko umuntu afata akabari umusilamu yemerewe gucuruza ingurube ariko ntayirye njye niko mbyumva niyo yayicururiza hano kure ikosa ni ukurya ingurube uri umusilamu ubwo bamuteye amabuye ntabwo bari bakwiye kumutera amabuye bagende bayatoragure bagende bayakoreshe fondasiyo z'ibibanza byabo ntabwo ni ukuvuga ngo ikintu gihari ntabwo tubyumva kimwe sibyo yakoze ubundi se ninde wababwiye ko araka ninde wababwiye ko arakemera urumva urusengero ahantu ruri n'urwe n'ibindi uko biri kose ntawamenya ubu tuzubaka inzu ibi urusengero gusa niko kuntu twari tubiza urusengero rukaba ari ku rusengero rukaba ruri hano ibindi bintu byanyu mukabikorera hirya iyo ariko mukaza hano muvuga ati tugiye ku rusengero ariko ahandi ushobora kujya ku rusengero nawe urabyumva ntago nemeranya n'abantu bamuteye amabuye ni ukuvuga kuri wowe nta bizinesi umuntu w'Imana akeneye gukora mani iyo ari akazi ni akazi ibyo bindi bigiye kuvuga ngo wowe none se umuntu nimba ari kubwiriza agacishamo akavuga ati mama yanjye niyi kubwo ingeso yanyu yabananiye mukora iki mumwe gake ngubwo barahanyura nyine ibi ingeso yarabananiye banamuteze n'imbere babacishamo agaseke ni ukuvuga ngo ibyo bintu nta kintu bitwaye nuko abantu baba babikomeje abantu bakomeza ibintu ariko ntabwo ari ibintu bya danje nese ni iki wowe ubona kuva pasiteri bavuga ati basigaye ayo reka nkubaze gade ubu naba mfite ahantu nubatse wenda etaje urugero nkavuga nti aha hantu nubatse ahantu urusengero rwanjye rwabaga ngiye kwimuka njye hejuru muri etaje ariko no hasi ufite bizinesi ze yazikoreramo akaza agashyiramo iki akabari cyangwa hafi yaho akabazo k'amatsiko ngira urumva nimba wenda rogi iri hejuru undi akabari hano ari gusenga oya ibyo ngibyo ibyo vuga ngo bon appetit sha B1G isi hose ni ukuvuga ngo
ibi ngibi ngiye nagiye mvugana n'abayisilamu benshi ngo kugira ngo urye inyama ibaze uri umuyisilamu ugomba kuba yabazwe n'umuyisilamu siko bimeze se ngo niyi ni umuyisilamu wayibaza turya mwajyamo amasambusa mwirirwa murya ntabwo nyine ni umuyisilamu wowe ni ukurya inyama tu rero ibintu by'amadini ntago twabyinjiramo ngo tubirangize watangiye uvuga ngo wizaniye bibiliya nawe wakifatiyemo singiye se kubera iki ngomba gusoma ibyo njyemba ngomba kugaragaza fagiti z'ibintu byanditse nyese kubera iki nyine Ezekiyeli 18 ariko nabyara umwana w'umuhungu akaba umwambuzi cineke umva ahantu mpise ndeba izo uvuga mu ndimi akaba umwambuzi uvusha amaraso agakira kimwe akora cyo muri ibyo nyine Bibiliya yanditse mu buryo bukomeye bisaba kuyiha umwanya nyine uzi ko hari umuntu ufite Bibiliya utarayisoma urabizi abantu tujya gusenga ntabwo ujya ujyayo mani uzajya uzaniza ubwo Facebook n'abantu bajya weruka gusenga ryari wowe wasengeye kuwa kane washize wasengeye he kuwa kane basenga muri Grace Room Grace uri kumva abantu basenga bagende bari safe mu nsengero ababayoboye abashumba babo babizere oya ntibabizere bo bizera Imana babirwa n'umuntu batamwizeye ntabwo hari abagiye kwizera umuntu ni ukwizera Imana ariko hari umuntu uvuga ati ngiye nsengera kwa kanaka wakwicara mu rugo iwawe ugasoma Bibiliya hanyuma se kurusengera ariko ngo haranditse ngo mujye mwibuka no guterana Ntibize ntitwateranye cano ntabwo twayiteraniyeho wari umubare bakizeho turi bangahe n'inkoko yateranye iri kureba ngenzi yayo rero ikintu cy'abantu mani tujye dufata ibintu by'Imana nk'ubu butumwa umuntu aba ari gutanga abantu benshi babufata nka komedi nka blague ariko nakubwira ngo ahantu hose uri wicaye ugashyira umutima hamwe ugasoma Bibiliya Imana yakumva ugasoma Korani Imana yakumva ugakora ibintu nyine bizima rega hano iki gitabo ntujye uzi nk'iyi Bibiliya iyi ngiyi uzi nk'igihe ubu ngubu bimaze uzi abantu bayinyuze mu maso benshi nawe rero gerageza uyinyuzemo amaso hari abo yanyuze mu maso nawe gerageza uyinyuzemo amaso abantu nyine bumva ibintu ubutumwa bwanje ubundi nkunda kubutanga bimeze nk'aho ari blague ariko wumva bayumvise baba ari bunini urano imaze nk'imyaka ingahe igomba kuba ari myinshi nk'urugero nyine gereranya nk'itanu iyi Bibiliya yifateho itanu irimo uzi ko Bibiliya ishobora kubikuruta amana koko ariko abantu bakurikije amagambo yanditse muri Bibiliya batakiriho ariko muri rusange abantu basoma ijambo ry'Imana ariko bibeshya ijambo ry'iki bibeshye barisome biribeshye niyo mpamvu wabonaga ndi kukubumburira nkagusomera ibintu nzi ko byanditse
ababwakira bubabera igiti cyane cy'ubugingo. Bajye mu Migani 3 barasahangano ku murongo wa 18 ngo ababwakira bubabera igiti cy'ubugingo. amen. Muri Bibiliya nta hano nahabwe nayi numva bavuga ngo ubutumwa buhoraho ngo muzana amaturo, muzana amaturo, muze tukira amaturo, muzana amaturo, muzana. No way. Ibintu biranditse, ni ibintu bihari. Sibyo? cyane. Rero bivuze iki? Bibiliya ni igitabo cyagukura ahantu hamwe kikakugeza ahandi. Iyi Bibiliya ishobora reba ariko mani Bibiliya. Uziko ishobora kuba imaze nk'imyaka 30. Birashoboka cyane. Cyangwa 50. Ariko ijambo ririmo riba ari irya danje. Twubahirire ibyo abantu bakuru banditse, kandi tunagendere ku bintu. Bamwe babitwigisha bya buri munsi tububahe. Twubaha umuntu muri rusange. Ariko ntitwubaha abaza batubwira ngo muhite muzana amafaranga. No. Ntabwo angari icyo ashobora kuba ari kubibutsa kumushima. Uyo mutaza kuki atibutse ibintu byose byanditsemo hano. Uzi ibintu hano, ibintu byose byanditsemo kuzana amafaranga. Ni borderos. Aya, ibyo ngibyo boye. Amaturu yatanga rukuna yafite. Icyo ni kimwe. Haga amaturo umuntu agutegeka ngo uzana nkaho yarayo afite. Wowe wasize mu rugo imbabura imanitse urije guseba Imana ibintu. None twatumye wari ufite nako tuhasiga. Mufate mu mutwe wanyu mutekereze, murebe iburyo, murebe ibumoso, murebe ibibafitiye akamaro. Ama. Ni iriye jambo risanzwe. Wumva wasangiza umuntu wese udukurikiye. Byamufasha mu bihe byose yaba arimo. Ibyo umuswa bizaribwa. Iri jambo ryamufasha cyane. Wakoze cyane. Hari nandi. Ushaka kutwongeza? Nta kibazo. Ibyo umuswa bizaribwa. Inyamaswa idacenga yishwe n'umututizi. Mwongeze? Cyane. Inyamaswa idacenga yishwe n'umututizi. Siryo reka tugezaho basi. Tugezaho ngaho. Nuvuga ngo iri jambo umuntu udukurikiye ibihe byose yaba arimo ajya rizirikana. Kandi ntago Imana yaduhaye umutwe wo kwambara ingofero, wo gupfumura amatwi, kwambara amarinete no gushyiraho make-up. Imana yaduhaye umutwe wo gutekereza. Itwandikira bimwe mu bitabo tugomba kugenderaho. Buri nyamaswa idacenga abatutizi baruzuye. So nicyo rero nababwira, ndabakunda cyane. Kigali News Channel, tuzajya duhora tuganira, twungurana ibitekerezo. Muduhe comment nawe uko ubyumva, rego wabidusangiza. Biremewe cyane. Ibi ni ibyanjye. Muduhe comment, mu sharing. Ikindi mushaka ukuntu tuzajya dukora ibintu bifitiye abandi bana akamaro kurusha gukora ibintu bijye binyuranyije n'amategeko. Umuntu imbere muri byose. Yego. Mwakoze cyane. Mwakoze. Ariko Bibiliya yubahwe, Korani yubahwe, igitabo cyose kivuga ku Mana cyubahwe, na dictionnaire ye yubahwe. Ikintu cyose cyafasha umuntu. Ariko zino page uri kuzibona nyinshi cyane. Ahubwo ni zingahe? Ngereranyije se. Ahubwo mbonye nimero. Tekereza Bibiliya irimo nimero z'umuntu ku ruhande zanditsemo 0788. Ntinze ko ari yawe Bibiliya. Oya, ngiye ndatira. Atira Bibiliya nkaba nisoma. Urika nagari 0788
08 munsi nari ngoswe ngibi 08 nimero zikiri kwa kundi kwa kera numva ko iyi Bibiliya yubawe kabisa. Aka kantu kitwa ngo ki? N'agashumi. Mva mbese Bakita? ahita karuvati ya Bibiliya. No kuvuga ngo iyo usomye Bibiliya ukaba wenda unaniwe hari ukuntu ugira utya aho wari ugarukiye. Wowe kangahe none yingereje? Ninjya gukomerezaho Nzamenya hano. Ama wakoze cyane. Mwakoze cyane God, kandi tujye dukomeza tuganiriza abantu. Ni byiza tubaye navuga ngo ukira byabagirira akamaro, byatugirira akamaro twese muri rusange, ariko ikintu nifuza nuko nabo bazajya batuganiriza. Uri ibiganiro hari igihe ukuri gushirira mu biganiro turi kugira gute kuganira. Sawa, bon appetit rero ku nkoko yawe. Iyi nkoko rero kamaze nyishyikire banza ugiye kuyishyikira. Ntibavuga bavuga, nta muntu uvuga kurya inkoko ni ukuyishyikira. Mwakoze cyane.